subire basi ngambwira wewe kwirirwa neza boss sandushiki noneho reka mubwire nasa amafaranga yose na yawe ngo ubusura muziki ndayamaze iki suretse kwirirwa neza boss ubundi ngo ibiki n'ibiki boss ubundi urabona ngambwira icyo ni buyamaze wowe ngigira mugato yamubwira ko turi bigenze urumva ngabo nkubise vansa 80 aho nyine ese waretse nkabanza mukanya nkajya kwishyuza kuri bank Ringi mukanya bazigiye kumereza amafaranga yawe. Ngambwira rero. Umuki? Uvuye. Ahubwo wivaye mukanya baye nkwereka ikintu muri amite guhega wewe. Jewe? Njewe umebe. Ubundi boss. Uri boss wande? Iyi pari wewe naguhemba. Na boss kamuhe. Ngabimbwire rero. Wibuka ko ariko reka mande nkubaze. Uzi ko boss agiye kuva hanze cyane nabyo bibo. Pa boss mwihorera ariko uzi ino pari amafaranga igiye kuduhereza mukanya. We byihorera. Ngambwira. Uretse nkwereke. Ngiye kuri machine mbaze bikurikirane neza. Reka nkubwire. Nasa amafaranga yose na yawe. Ngo? Ubusura yamaze iki? Ndayamaze iki suretse kwirirwa neza boss ubundi ngo rewa gusa nawe usigaye amaze neza muri iyi minsi. Njye mbona muri iyi minsi boss yaraguhaheraga inyama ukazijya wenyine. Ibyo babikoreye bicane iyo maso yawe ni gusa nabashaka ko dusangira amafaranga. Banza ubumaye basi na 200 aho ngaho se. None se wonge kugusiga hano urumva ngiye guhita njya kwishyuza mu kanya. Ndahita nkora. Tuzera ko 200 yawe. Na 500 yago. Use miliyoni 40 ndazimaze. Ngiye mfite n'amafaranga aha ngaha urumva. Mwigena najya amafaranga ariko atari mu ntoki zanjye ntago baraya. Fate make hano turatunywera urumva. Nese nyinjye nawe nukungu cyangwa ngikoma kuma wowe ukigurira ku giti cyawe. Ntacyo ubwo nyine urakora icyo ushaka ariko nyine. Uramangana. Ndagwa nyine yuri bunsaba ariko nyine ni 200. Turareba ukuntu tubigenza. Nyine ni 200. Yangwaye make ndamfite hano ndagiye kubikuza. Ko muri iyi minsi nawe ndinde boss urumva? Ningo amafaranga yanjye urumva? Uzandinde boss kuri gumuneza. Nese boss agutwara iki? Ngo Kibazo cya boss ntacyo mbona ariko. Kibazo nuko mba mbona buri kanya ubu mwiyege ntago hamagarukanye ijya umuntu wa danje. Nuko ari boss. Nawe ibaze izina boss. Nuko ari boss. Nyine icyambere manza uko. Gusa ninjya kwishyuza noneho ubwo ngubwo noneho ubwo araba akiri boss. Boss arabarinde ne. Nese boss uzi miliyoni afite uko zingana. Umuntu yese ngende guhamagara. Buretse. Wamubonye ni boss. Uramubona? Witonde kandi uceceke. Ari. Allo? Meze bite chérie? Chérie wanjye. Ingo chérie. Cyane. Ako ni ka bosses. Wajuga abanyamagambo. Ni ka boss karimo karibaraguza. Wajuga abanyamagambo yawe. Magambo yahise. Ahubwo wekenyera ko ubu ngubu ugiye kujya uri ku muryango. Indese. Ubu banzanye undi mukozi waje. Nabonye yanjye. Mbaze kubwira urumva. Umva banza ubyumve neza ibyo ndikubwira. Ugiye kujya uri kurucira hara hepfo. Ngiye mfite yanjye. Ahubwo reka. Ayo yawe rero. Umva nyine reka mbaze nkubwire. Uretse ahubwo nsambwire boss yuko. Amafaranga gusigaye. Umva haragatekerezo. Umva nta byagatekerezo. Ayo mafaranga turagabana. Nyine reka nkubwire urumva. Amafaranga ari menshi cyane. Ayo mafaranga tugomba kugabana. Amafaranga ko ari menshi cyane ngiye kugabana. Ndakubwiye ngo ayo mafaranga turagabana urafata me 2 nanjye mfate 2. Ubwo rero waneje boss ugiye kumuneza. Ntago ndamubwiye. None kutangiye kumwita shirika narinzi ko ngiye kubikurikirana. Umva impamvu tugiye kugabana amafaranga rero. Amafaranga wakinyemo nayo bari bagusigiye kwa. Indese. Wowe none ubwo rero nimba wari amafaranga tugomba kuyagabana. So budeza se nari kugaruka. Ibyo ntago bigize bite? Ntago bindeba. Miliyoni zanjye 2 ndazikeneye hano nawe gatwara 2. Kandi bibiro nta nubwo ari n'ibyawe buretse. Boss gutereta. Busohotse boss agiye no kuza. Boss mu byumba kimwe yago.
buriya ndagushimira kubona wagenda ukunganira umukozi wanjye ngende umuntu w'umuhanga cyane hano hose ubona ufite biro ibintu byose birimo wagize igihe ukagafata ngiye kuguhuza n'abakozi basanzwemo hano ariko nizere ko batazajya bamenyera digiri zanjye baba bazipfushije ubusa na masters icyo shaka ahubwo ni uko bashyira ku murongo kuko ndebera nk'aha nakagombye ko aba yicaye hariya zamu ariko ntawe uhari burya nta gahunda bagira abo bose buriya murira kuri gahunda isaha ku munota okay si ubizi se umuntu wakoraga ukuntu twakoraga navuganye n'abakozi rero reka ngende mbakwereke ngiye guhita asubirayo biraga buriya ndagukora Bravo. Bosi wacu. Meze gute? sawa ni sawa Nicaye. karibu wanjye none iyi ntebe yagize ikihe kibazo k'ibintu mutamwabimenyesheje hakiri kare Nasi hangane bosi wanjye hangane bizihangane. mbere y'uko Wakira ikote? winezeza ariko ujya ubasha gukora n'ibyanjye iri vumbi se ko mbona ryuzuye muri mashini bite Erega hano wa muhungu wansize nawe wa muhungu wansize umva nta kintu amariye ni ukuri. Okay. Hari ikintu rero nashaka kukubwira sinzi ukuntu wakwiyeranja Nanjye mbe nicaye kanzane n'intebe bishoboka wakwicara nibyo nakubwiraga rero kanzane aha niyo ofisi y'iwanjye igihe cyose naba ntahari kuko ndebera ibikoresho ntiwamenya nta gahunda ntaki ndashaka ko wajya ubikurikirana buriya ntugire ngo muri uyu mushyitsi bari guhinda ni mwinshi cyane bitewe n'uko abona hari indi gusa ntarabimenya sindabimubwira ariko ndashaka bazambonera inganya sinakubwiye ariko ahantu nakoze nabikoraga neza akazi ngiye bayibanze ndekenge nanjye narabibonye ubwo twazaga aho mukorera nasanze ibintu byanyu byose biri ku murongo ni nacyo burana twebwe dukorera kuri gahunda niba ari kabiri gatatu ni gatatu ibintu byo kugenda twirukana n'ibije Boss urugendo rwabaye rwiza nyageze y'amahoro urabona nyine ibigo byose mu Rwanda biraza gusubira ku murongo none gahunda rero ukuntu ubuka kanya zisitaye ariko se uyu mukobwa uko nagusize ngenda asanga ugenda uhinduka ni ibiki nabi se boss uri kujya nahindutse nabi cyane ndetse neza gusa uri gutuma nshaka kuzana undi mukozi nka ubundi mukozi atari ufite umukozi mwiza biragaragara cyane akantu k'akadisipurine ukuntu k'umweru uzi ikibazo se mbafite nk'ubu mba mvuga yuko utaza yagucumuza uko mbibona usubiza abakozi muri zara management yanjye ni management gusa nabonye harimo abarenze bishoboka ko mbwira gahunda rero ko byari bimeze hano wowe na Kadogo hano bimeze bite ubu se ahubwo ahantu aba yagiye niho haba hanyuye nta gakirwa hano abo nahaze namubwira ntimfashaga akazi nta na kimwe amfasha guhera aka kanya nagira ngo nkuruhure nta n'umwanya afite hano gusa wampamagarira Kadogo kaza nkagira icyo mbabwirira hamwe Kadogo waje ukitaba boss ntabwo wamenye ko yahageze bose ndabizi amaze iminsi yaragiye kwishyuza za pari zanjye namuhaye boss ngo Kadogo yaje ntete boss kabiri kangahe suhuzanya nawe nari ndi kukubaza niba za pari warazishyuje za pari warazishyuje boss muri business ngira nkorana nawe nashakaga kubabwira akantu gatonya ibyo ngibyo ndumva ntabyinjiramo mugiye kufatira umwanya munini ubu ngubu hano ntimukiri abaho ngo mwigenge ndashaka kubahamo umuntu ugiye kubafasha buri kimwe icyo ari cyo cyose
sishaka nimero ngo ngarongo boss ngiki ngo sheri hari ako Hari kade ibyo kujya mu bikari bakibita bakagaruka ibyo ni byo aho kadogo wagarutse mbona pfu Ngo byari abantu nzi babikora bahangaha kandi tubana muri iyi nzu. abo ngabo ndabakeneye abo ngabo muze ugomba ko kujya umuzana bamuhwitura ibyo nibyo shaka ko uyu nguyu aza gukurikirana. Aha, guhera aka kanya nagira ngo nkuruhure. Nta n'umwanya afite hano wo gusaba mumagarira Kadogo kaza nkagira icyo mbabwirira hamwe. Kado waje ukitaba boss ntabwo wamenye ko yahageze. Bose ndabizi. Amaze iminsi yaragiye kwishyuza za pari zanjye namuhaye. Boss ngo uyu Kadogo yaje. Ete boss. Kabiri kanga suzanya nawe. Narindi kukubaza niba za pari warazishyuje. Za pari warazishyuje boss. Muri business ngira nkorana nawe. Nashakaga kubabwira akantu gato n'ibyo ngibyo ndumva ntabyinjiramo mu gihe kufatira umwanya munini. Ubu ngubu hano ntimukiri abaho ngo mwigenge. Ndashaka kubahamo umuntu ugiye kubafasha buri kimwe icyo ari cyo cyose. Sishaka nimero ngo ngarongo boss ngiki ngo sheri hari ako kade ibyo kujya mu bikari bakibita bakagaruka ibyo ni byo kadogo wagarutse mbona pfu Ngo byari abantu nzi babikora bahangaha kandi tubana muri iyi nzu. abo ngabo ndabakeneye abo ngabo muze ugomba ko kujya umuzana bamuhwitura ibyo nibyo shaka ko uyu nguyu aza gukurikirana. Ariko boss njya mbona n'uyu musista njya mbona akora isuku mu cyumba cya Gatindayo. Abarimo akora iki? Abarimo akora iki uko bizi ko agenda nkabona arimo aratinda murimo muragana ndabizi arimo arakora amasuku ndabizi. Nasi byo gukora amasuku mu cyumba cyangwa se babikorera. Nuko ugenda ugatinda nyine akazi kagapfa Se hari mu kazi kanyu nkorera kaye ko wirirwa ugenda muri ayo manuza yawe byerekana bya bipapuro ufite. Bose ejo ntabwo agiye kwishyuza. Akoze kuri ubu bari mu matiko habwiye iby'igo nshinganyamukuru twikomereza barajagaraye si ibyo kudutinza byo kudakora ku gihe. Icyo nabwiraga rero ubu aka kanya sinkiri mbese igihe ngiye kugenda ndamara igihe uyu ni ugiye kujya mugezaho buri ripoti iyo ari yo yose ikibazo cyose mugize mujye mugiha uyu ubungirije. Uyu ni ariko ntabwo ari umukuru arabakuriye ni unyungirije. Uyu ni unyungirije ubu ngubu aka kanya tuvugana. Unamubwira ahantu azajya akora uyu nguyu tuyamushyira muri toilette azajya mbangamira hano aho namubwiye akora uyu nguyu azajya akora muri toilette kuko uyu nguyu ntabwo abishoboye. wowe ukora he? Ngenzi ajya nk'uturu kabiri kangahe umukozi nizaniye njyewe ubwanjye akora muri toilette. Nuko muri toilette hasi hapfa abantu baragenda bakinuba abasa nabi. Bosi ntabwo nguciye mu ijambo. Uyu nguyu Kadogo azajya akoropa zira toilette arebe no ku muryango kuko nge ndaza nkasanga toilette zuzuyemo abantu kandi ntazano. Aze ko numva ushaka kuzasimbura madamu ko numva ushaka kuzasimbura mabuja. Icyo ntabwo ari cyo tuvuze ariko ntabwo aricyo tuvuze. Aya numukamenya mureka guterana amagambo hanyuma uyu ninde uzaza muri musera ninde uzaza gukurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi. Azajya yifura notse twebwe ntabwo twifura ntabwo umukozi nk'abandi umuntu umwe. Icya mbere cya kwanza ari njye nawe ninde ukoresha undi hano. Gusa njye ntabwo mba nambaye bisa nabi bwo. Oya banza umbwire manuka hasi. Ninde ukoresha undi hano. Bose kuko ushaka kundutisha abandi bakozi. Ibintu byose uzaza ubikora ari uko ndinza kukubwiriza. Nuko si yandutisha abandi bakozi ngiye bose. Ajya ngo mwapangiye akaye kazi bose. Ibyo ngibyo ntabwo ushaka kubyinjiramo ahubwo reka mpe ijambo ubu nazanye ugiye kubakurikirana abibwire mwibwirane bihagije ababwire n'icyo mugomba gukora aka kanya nta nshingano mu gihana mwebwe ubwanyu sibyo. Ubwo inshingano ziba agiye kuba nizo mugiye kugenderaho aka kanya. Sawa bakurikirane banze n'iruhura n'ikinya ubwo biraje umbwira ukuntu bimeze. Ubu nanjye iyo bosi yadahari ubundi ngomba kumusimbura. Ngomba kwicara mu ntebe. Ariko yakubwiye icyo naje gukora. Yakubwiye icyo naje gukora. Gukora muri toilette. Gukora muri toilette. Banze sibyo. Ntabwo rigeze nanabibwira ariko sibyo. Banye. Ibindi twagabye urumva. Turutse za Nairobi ibyo twarakoranaga urumva. Hamwe n'abataka business muraza bamufasha ariko iba ari ukumwitwara ndabona. Nimwitwara neza tuzakora nimwitwara nabi
bamwe nzabasezerera kuko iyo ntabwo ari disipurine y'abantu bangana nk'abo umuntu w'umugabo ungana nkawe koko ariko wajya umenya yuko iyo bose adahari ninjye umuhagarariye gusa nyiraje gukora icyo niba umuhagarariye gukora amasuku se sibyo sizavuze reka mu gukora amasuku ukareba ahantu hose hasa nabi ukahakora ukibukije lisansi mfite se shakaga uko niganye nawe twebwe ntabwo tugenda kuri lisansi reka cyangwa wigera ugurira muri za korodoro sha hamwe njya numva Nyamirambo birirwa bavuga ngo higiye abantu bameze nk'aho ko bimeze bitarata we nyibwirira akazi bwagendaga biragenda buhoro buhoro uvugisha ni mabuja ntacyo bitwaye none se mabuja ndi umukozi rata nanjye ndi umukozi mugenzi wawe ariko nyine numva ko ndi ntera nkoraho sikoraho nsa nkaho ndi hejuru yanyu nanjye rero tuzabijyanamo neza se buriya ngira nanjye bahanyita Gatarina nkaba narishinzwe gukora hafi y'ibyo byose ugiye gukora nibyo narishinzwe numva twibwiranye ntacyo bitwaye ariko akazi twebwe tuba dukora murabizi aba harimo abantu benshi iyo myambarire ntabwo aba ari sawa iyo myambarire ariko n'iyo myambarire yawe ntabwo ikwiye ushaka kujya nambara gute se kuko njyewe ahantu nakoraga ntabwo ibyo myambarire yahabaga abantu bambara bakikwiza ni abagabo ariko abagore gusa wakwiba umukiriya gute twebwe ahantu nakoraga mu Busuwisi urumva abantu basanga biyambaye gutya utuntu two hejuru gusa urumva dufashe hano abantu wagira hano ho none akantu kagufiya urumva kamwe kageza hejuru urumva nyine abantu urabona imyambarire bagakwiye kugenda ukanayihindura ubwo twatangiye gukorana ntabwo yakura abakiriya nzaza mu kazi urabisezeranyije neza yuko ejo uzaza wikwije akora hano ariko umuntu uzajya ukora akora hano kabisa niba ubwiye ko ejo uzaza wabihinduye kuko abantu biriya bikundana imyambarire gutya utuntu tubakurura turi sexy cyane ndashaka ko buri wese ajya mu mirimo ye ubwo ngubwo ndaza mbareba ndeba uko mukora n'uyu kadogo umubwira ariko disipurine ayigabanye ubwo ni mu mikino y'amahirwe njyanye usange hahandi ariko nawe kuri ya gahunda ubyibuka nta gice pusi niriyandakisha nzagakora na boss azasanga naramusimbuye zo kuza mbwira ngo zagara nzanira abana beza nk'abari nta mezi nari maze narakubiswisha kwanza reka manze ngera kumurabura numva uko avuga